Yala nyuma y'igihe Miss Muyango yanga kuvuga ku imaze iminsi bivuga yuko yatandukanye n'umugabo Kimenyi. Mu ijoro ryakeye Kimenyi Yves we yatangaje ko ari mu rukundo n'umugore wo muri Australia witwa Natasha Nana ndetse bakaba bafitanye n'abana babiri b'impanga. Ikibazo mbaza rero mwebwe murabona Kimenyi Yves asimbuje neza ra cyangwa tuganire. Mu ijoro ryakeye rero Kimenyi Yves umaze iminsi avuga ko atekibanye neza n'umugore we Muyango Claudine. Ubwo yarabashijwe rero niba yarigeze akundana na Natasha Nana, undi asubiza agira ati icyambere ntabwo ari uwo twahoze dukundana, nuko abashijwe niba ari umukunzi, undi asubiza agira ati iwanya. Kuri iyo live kandi ya TikTok yari iriho uyu mugore witwa Natasha Nana, nawe yabashijwe niba yarigeze akundana na Kimenyi Yves, nuko gusubiza agira ati no mu bihe bizaza niyo twapfa tuzazuka tuzakundana n'umugabo wa nyawo ukunditse. Muri kiganiro kandi araho byageze uyu mugore Natasha Nana abazwa niba abana b'impanga afite ari abakimenyi Yves, nuko mu gusubiza agira ati ni impanga z'incuro ebyiri hari uzirwanira ngo nzimuhe. Abanga rero batangaje ibingibi mu gihe hari amakuru amaze iminsi avuga ko Natasha ari we wabaye nyirabayazana no gutandukana kwa Kimenyi Yves ndetse na Muyango, ngo kuko Muyango yabanye na Kimenyi Yves atazi ko Kimenyi afite abo bana babiri b'impanga, ndetse ubwo Muyango yiteguraga kwibaruka imfura ye ubwo ni Miguel, ngo Natasha yandikiye inshuti ya Kimenyi Yves ubutumwa bugira buti uwo ari kuryoshya kunda y'umugore we ngende kumurerera abana b'impanga. Kibazo mbaza rero Kimenyi Yves yasimbuje neza ra? Ikibazo cya kabiri mbaza niba Natasha yarakundanye na Kimenyi Yves mbere yuko Kimenyi Yves akundana na Muyango, ubwo Natasha atwaye umugabo w'abandi cyangwa yisubije umugabo we? Tuganire. Njye ndi Mideli w'Abanyarwanda. Tiamo Lounge, iyi ni bare resto VIP ijyanye n'icyubahiro cyawe ubu sirimo Remera mu Giporoso. Muri Tiamo Lounge uhamagarwa n'umwihariko w'isuku no gususurutsa, biherekejwe n'amafunguro afite icyanga n'icyo kunywa gihashye icyaka, amahitamo akaba yawe. Tambuka rero wishimane n'inshuti n'umuryango, imiryango ibifunguye iminsi yose. Tiamo Lounge ikimaranza riti wisiganwa n'amasaha, amafunguro ya mu gitondo ahora ari tayari, bife nayo ikaba iteguye guhera saa 5 kugera saa 9 z'umugoroba. Ozengo buragorobye ni muri Paradizo Nsansa, hahandi wicara utuje ibitekerezo bikisukiranye. Intyoza mu gukaraga umubyimba ndetse n'abavyiga namwe karibuni ku mugoroba muri Night Club VIP ya Tiamo Lounge. Tuhakubura ukweto turuhura ubwonko nibucya twanzike ku murimo. Abatararonkera muri uru rugo ruhire mwisiganuza, ahubwo nimuhagere mwishirira amazeze bitiyise muvunyishe babategurire n'ibinarimba babazanira amafunguro aho mushaka. Tiamo Lounge ni Remera mu Giporoso imbere ya gare, neza neza inyuma ya station Orix. Parikingi yaho nayiragutse ku buryo yakira ibinyabiziga byinshi cyarimwe kandi mu mutekano usesuye. Telefone yo ni 079 61 24 77 cyangwa 0788 30 24 56.